Uyu yitwa Mahoro, umwe mu bakobwa biyemeje kuzajya barya utw'abasore bakatubamara ku mafaranga 500, arakugaruza ku biceri gusa araguha ugataha wishimye. Ni karibu kuza kumugurira kubera ko urabona ko ari mwiza. Uyu nawe yitwa Fofo, ni umwe mu bakobwa biyemeje kuzajya bakura abasore, urabona ko ari kunywa akarikeri ku gatelefone keza yabakuye, ngo azabakura n'ibijigo n'ibyinyo byinshi abibamaremo. Fofo yarakiyemeje. Uyu nawe yitwa Joshua, ni umwe mu bahungu banze gukora ngo bazajya barya utw'iwabo ewana paka, ngo ntabwo bazigera biteza imbere, ngo bazarya utwo kwa ba nyina paka bapfuye. Uyu nawe yitwa Eddie cyangwa se Sherime, ngo ni umwe mu bahungu bishwe na sida hano muri Nyamirambo. Sida yaramubujije kubera gukunda abakobwa cyane, dore ari gutitira yishwe mwite nyir'urukundo, azi gukunda bya nyabyo, arakundana dore aba afite n'amasoni. Ni umwe mu bantu bagira amasoni, bamwita Jojo. Tayari imbwa yigendera. Uwo nawe ngo ni wa Bob Viscose Ganishi, ni umwe mu bantu baje bakwamiye mu Rwanda, indege yarabasize none dore byarabacanze. God have mercy upon us.